undi najyaho ongera ase bino bintu ninde wabigishije ninde wabigishije bino bintu wewe niho mbona ubizi cyane ninde wakwigishije bino bintu iyi mpano wayikuye hehe kugira ngo ujye usimbuka ujye mu birere nyine muri buriya buryo wabikoragamo wewe wabikuye iyi niyo wakwigishije bino bintu kugira ngo ujye ubasha kubyo accessinga fresh. Hari n'abandi bantu bandi bazi kubikora bino bintu aresha nk'uyu none se bino bintu ko muri kubikora babirimo risk ntabwo mushobora kuba mwavunika ubyiteza kuravunika cyangwa ukarokoka nukuvuga ngo uri gukora ibintu birimo risk. None se undi ibi ngibi uteganya kuzajya ubikorera hangaha bigahita birangira cyangwa hari n'ahandi hantu wumva ushaka kuba wabijya muri club gacanje arimo nyine nanjye nkazajya kuki utajya muri club coach wawe ari muzi nyine amafaranga niyo ndi gushaka amafaranga coach nangaha baca abica 10,000 paka se cyangwa ni icuri imwe gusa paka tu uwo coach wanyu ndamukeneye kabisa yitwa nde we iyo mpano yikuye hehe ayikora kuri inde we ni impano ye nisanga impano ye nyine arayisanga sinzi aho yayikuye cyane nuko yagiye atoza akubwira yuko yikuye ku bakurambere hanyuma se imyitozo yanyu muyikora ryari birangira ryari ese mujya mubona umwanya tugendeye ku mashuri ku mashuri no ku ishuri kako nawe yiga ku kigo n'untoza nyine nakaba yiga ku kigo turabikora okay none reka tukongere turye sho mwongere mutwerekaho gatoya sibyo undi muntu ushaka kugira icyo yatubwira ninde wowe ugira ubwo okay ngano no mutwereke noneho ako ariko ura ntago byaza ewa bino bintu ni byiza byatanye bino bintu boro ni sawa ahubwo ni ko mukora siporo imwe gusa kandi muri siporo nabonye baba bahinduranya bashyiramo n'izindi muri siporo ko bashyiramo nyinshi ukaba ukora imwe ni wowe nabonye ubizi cyane kira bakita ikimbere sempre ariko hari n'ibindi bintu bajya bakora ngo by'ikiruhande ngo by'ikinyuma akinyuma nako ntago ari akinyuma hari sempre na sunyombere urayizi hari n'ibyo bita sunyombere hakaba n'ikinyuma n'ikimpande ikiruhande ni najya ndi bitangorondage
fasha gutya nkwereke sha kiremo nkwereke akantu akandi kantu hari akaburo bajye bakora kiremo nkwereke bajye bakora gutya ukatira nzo saru kumanga abantu nabibonye kora watugerageza ndibona utatu amafaranga zana amafaranga yanjye ngaho kora nibikunanira urama amafaranga yanjye oya nayo uyu nguyu niyo yarata dore ni gutya bayita ngo ikiyo ngiyo noneho ninde ushobora kuba yabikora akaba yagomamo hagati neza nta akagomamo hagati fresh gerageza turebe mwibuke ibintu byanyu mutaza kubita apu ninde uzi gukora utundi tuntu tudasanzwe ngo tumwereke ninde uzi gukora utundi tuntu tudasanzwe ngo atwereke bakora uranyibye kabisa ntabwo mbyemeye ibyo ngibyo ndashaka ko mukora utundi tuntu tw'ubwenge tutandukanye urakishesha reba naka ngaka reba urukweto bitagira gutya hanyuma iyo ngiyo niyo bita ngo iki iyo ngiyo niyo bita ngo iki bayita sonda tete ko nta tete se kandi tete ari umutwe ari ukuwushinga ukaba utawushinze kandi ngushinze nyine ntabwo ushinze uranyibye hariya ongera ushinge ndebe none se ikigaragara nta kiriburi ufite kuki ubanza gushyiraho urukwito nyine ni ukugira ngo ibintu uza bitagira ubundi uba ugomba kubikora ku buryo ushinga ariko ntibishinge neza reka mbikore nta kindi kintu twagiye wow noneho harakandi ukameze nka sonda tete ariko ukunda gukoresha ni ukuvuga ngo kariya ka sonda tete ko ni ugushinga umutwe ugahita noneho ako kandi ko ni ugushinga ka mitanebo kagerageza none ako koko kitwa ngo iki kariya twumvise ko kitwa sonda tete aka kako kitwa nta zina rese bino bintu kugira umuntu uwo wese yabyiga akabimenya n'umuntu ukuzemo ndagira ngo n'utwa abana bafite ingingo zoroshye biriya naberetse nibyo nzi gusa kariya ko kugira ngo ko gukora magendero kariya nako ni akantu kaba gatuma amaboko akomera nk'aka kaboko kanjye kano karakomeye cyane ku rwego rutazi nawe mashaka ko muzajya mukora mukomeye nkanjye okay mwakoze kubana natwe hano twebwe rero ngiwe nkorera kuri channel yitwa Mara Media TV urayise oya nubwa mbere wayumva nubwa mbere nayo ni ukuvuga ngo ni channel nziza icisha ibiganiro byiza by'amakuru by'ubutumwa n'abandi bantu bashaka kuzamuka bafite ibindi bintu byagezeho oya ngiye ntabwo ndi umwakorobate ngenda ari two nshaka kukwereka ngaho nyereka tunasoza kabisa tunasoza akuracishaho nukuri ndagucishaho nukora ibintu birenze okay enjoy ibi rero ni nka kungufu nga kungufu inga uradutera ugenda cyangwa urabuhagaze aho ngaho
Okay kankwegere no kugira ngo dukore nkushyiramo fresh utuntu tumfasha kuba natera ibipfunsi ahantu ndi gutera n'ibindi cyane okay dushyireho none nushyiraho natwo nimura dushyiraho nyine ugatera ibipfunsi nibikurye nta kibazo kereka iyo ndi gutera ahantu nibwo okay ntacyo twereke none utwo ni twa turi nka tumo Jack Nyambona ubwo aho umuntu bumuzanye ahangaha iyo ndi gutera gutya yandi niba umuntu ansumba nzamukubita ibipfunsi 2 by'amatama ariko ibyo ukabikora wirwanaho komeza none gutya ni umuhoro hewa ni hatari kabisa hatari ubwo aho ubukoze iki yo uyitse ucuri ku mutwe gutya ngo bamuhaye icyubahiro ubuhaye icyubahiro ndi mu byukuri bamuhaye icyubahiro metere wanjye cyangwa se abaturi kurwana ngaho uri kurwana n'umuntu niba ngiye kurwana n'umuntu icyo gihe n'igihe mwabivuganyeho none se ubu ngubu duhuye nkata nkwiyenzaho naho wanyereka icyubahiro wanyereka umujinya wakora iki ntabwo nyine nakwihorera kubera ko twebwe ibintu byacu dukora ntabwo tuba tugomba kurwana kereka mu gihe uri kwirwanaho bisobanuye ngo ibyo babigisha ni ukugira ngo wirwaneho uhuye n'umwanzi uhuye n'umuntu wakugirira nabi ese undi utekereza ko bino bintu cyangwa se iyi mpano yo kwiga karate abantu benshi iyo babyumvise bumva ko ari ibintu byo guhemukira abantu kubagirira nabi n'umuntu wese ubwiye ngo niga karate ahita avuga ngo uno muntu ni umugome ngo uyu muntu ese wabwira icyo umuntu utekereza ibyo bintu umuntu uba utekereza gutyo nyine ni uko aba atazi ibyiza biba birimo naho ubundi karate ni nziza cyane ukaba wayishishikariza umuntu uwo ari we wese ngo iga karate ujye wiga kurwana hari umuntu uba ufite umujinya cyane ushobora no kugira gutya akabara agukubise ubwo uwo muntu ntabwo yayiga rwose ni ukuvuga ngo kwiga karate cyangwa se kungufu bigufasha iki mu buzima busanzwe uburyo imibanire n'ababyeyi n'abandi bagiye batandukanye weho ubyakira ute umfasha kubahana kungufu na karate itoza urukundo cyangwa kubahana ntabwo itoza ngo niba nkubonye ngo turwane itoza ikinyabupfura kubahana uriya muri sosiyete nyarwanda akenshi ujya ubona nk'urugero nk'abantu banywa nk'itabi cyangwa se bakora iyindi mico itari myiza cyangwa se undi muntu uwo ari we wese usanzwe muri sosiyete hari ababa bumva yuko ngo umuntu wize karate ngo aba ari umugome ngo ntabwo twamukinisha ese weho hari aho uri wagera wenda ukumva abantu bagufashe nabi ukumva bagufashe bitandukanye nuko bari basanzwe bagufata utarize ibintu bya karate ibyo bibaho rwose baba bagushima bavuga ati uno mwana cyangwa baba bagutinya hari ababa batagutinya bitewe n'imibanire uba ufitanye nabo okay alright noneho turiya tuntu wari utweretse turiya nanjye nigeze mbyumvaho babyita ngo kata ni kata ya kangahe twebwe kubera ko tuba tutiga muri karate twebwe turaba twita teo iyo abayita tao ariko muri habamo n'ibindi bintu byinshi hari utundi tuntu watwereka tundi twadanje cyangwa ariko nundi ndabona bunishe so mwakoze cyane mwakoze kubana natwe icyo twabwira abakunzi bacu ba Mara Media TV twababwira bagakora subscribe ninde muntu ushobora gusetsa abakunzi bacu bo kuri Mara Media TV okay turahari akabasetsa ewan agakuru igicumba agahita abwira abakunzi bagakora subscribe mukore subscribe rwose niba kandi no kukazogera abantu sharing kino kiganiro bakigeze no ku bandi bakomeze babone impano ya Fabrice ajya witwa Elisa ugukeneye yakubona hagana hehe
unyeneye rwose yambonera na hano nta kibazo dupanze uwo munsi. Hano ni kuri Mesodogene, ikigo cy'urubyiruko cy'imyidagaduro cya Kabuga. Umuntu wese wo muri Kabuga yemerewe kuza hano muri Mesodogene akenjoyinga, akumva uburyo ubuzima akumva icyanga cy'ubuzima. Wana mwakoze cyane rero. Undi ufite indi mpano ya danje ninde? Wowe ufite iyihe mpano? Weho iyindi mpano yo kuririmbira? Yo kuririmba. No uririmbira nyine, wenda uririmbire nk'abakunzi bacu, ubabwire nk'utuntu nyine twadanje, ubaririmbire nk'akaririmbo nyine kajyanye. Indirimbo ngiye nahanze kawe kubitanga nta kibazo. Okay, ngiye kukaraba. Ako ngako bakita ubuzima bwanjye by Fresh Boy. Kuki wakise ubuzima bwawe kandi mbona ukiri mutoya? Ni true story? Ni true story. Yugo ngana ufite true story aka kanya. Okay, ntacyo batemo, nta rero tunasoza tunitahira. Ubwo twaryamaga munsi ya ijwi rinini kugira ngo baze kumva ukorera mu muhogo, mu nganzo, agahogo ka byose bivane mu kintu. Ubwo twaryamaga munsi ya Bodile, ubuzima bwacu ari we karito, aho tubyukiye agafaranga tubona ariko ukamena muri izo dinare ku munwa, bare ku mufuka, genda gaceye ubuzima bwarangoye, mutura w'u Rwanda ubuzima bwarangoye, mutura w'u Rwanda ntukabone marine ngo uyicire mu maso, kuko ubutazijone ejo bundi kizaba. Everyday every night iri gushakisha iryo sene, everyday every night iri gushakisha iryo sene, everyday every night, yeah, everyday every night, yeah. It's a boy Fresh Boy. Fresh Boy. Right, wagwan. So no icyo